placenta. 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 Umunyamashuri banza bisobanura senta se. Erega ushobora no gushyira kugereranya ugatekerezwa ngo Senta. Ndabanza mpere kuri senta. Senta se ariyo senta ubusi sara mu mujyi hafi kwa Rubangura. N'abantu bita muri senta. Pre. Ni nyine urumva senta ni mujyi nukubaka ipra harimo inzu. Nukubaka inzu mu mujyi wa Kigali ni mu mujyi. Reka tongeye dukaze kureba Epic Media tuzere ko byose ari sawa cyane nko bisanzwe turi kumwe na Kamwana w'umuntu uri soba cyane kurenza umaze iminsi ngayo uri soba umaze iminsi 3 jours iminsi 3 ryamye kabisa ndi kuruhuka kuko navuye ahantu kere kipara rya iriya niba ari ku kiyaga ni zabugesera iyo ngiyo amakuru turayafite na cyane ko Bayizi Venuste agiye kuza mu kanya nawe araza kutubwira eba navuye mfite umunaniro wa danje umunaniro cyangwa ubusinzi we ntabwo ari ubusinzi nyine ni umunaniro n'ubuvanze n'ubusinzi nta nguva byose urumva amaze iminsi 3 ndyamye ndi kuruhuka yakambere ko turakomeza akantu kenshi uri umuntu ujya umenya utuntu ari utuntu kenshi numva ufite w'amakuru ari umugabo mu kanya rero kumbaza ngo prostate niki iterwa niki ni tubazo tubiri na Bayizi Venuste ni yicare arajya kuri ruhande prostate ngo najya hano hepfo prostate rero ngewe ntago nyize prostate se niyo njya numva bita ngo niba ari amiba hari umenya ari amiba hari kuko amibe niyo numvise mu gitondo bari kuvuga ngo amibe ngo buranga ibimenyetso bya amibe urafuruta ngo ukajya kuri toilette ngo ntiwitume ngo ugashaka kujyayo bikanga ngo utanabish cyangwa ntujyeyo nuvuga ngo umenya ariyo prostate amibe ngiye narayinyweye warayinyweye narayirwaye nako oya narayirwaye kwa nose nyinshi burantura izi nzoga tunywa za rufuro yuzinywa buri gihe zigutera amibe oya nago zigutera ahubwo yuzinywa ukaryana za nyama zo tuburuchete zidahiye n'iturayi n'ibiki byose biri mu mwanda amibe ziragenda zikakwarikamo noneho urabona iyo zibonye ririya cupa rijemo byeri kazamo fresh ariko amibe yaka uzuko ushaka no gushaka igipande cy'icupa warikase ukazaza wikuba gutya wapfuye kuno biryana urafurutwa ngo wajya kwituma ngo rambere ko dukomeza kwihagarika ikibazo cy'amatsiko. What is prostate? Prostate numva ari indwara iyo ni indwara kenshi menya bituruka ku byerekeye ni ku ndwara ndumva ari nko kumara hari kumara nabyo byashoka ngiye niko mbitekereza abo prostate ngiye ukuntu ndi kubikeka ituruka ku myanya ndangagitsina na kwa kundi ushobora kujya gukora imibonano bikanga gute cyangwa wabikora ntusoze musoza bikanga ubwo uba unywehebye hari ibintu uba wanyweye cyo nyine nta kintu uba wanyweye bituruka aho ngaho bira bihenda nyari umuntu wandangiye bira binini rero ngo ufite ibiro 41 nkanjye umufuka wa simu ndusha ibiri 9 none bandangiye kira kinini tose ndamuka nkinkwe mfite ibiro bikiya uhita upfa none tubwacu kiragwita gishaka ufite ibiro nka 70 80 ni ugikoresha umuntu buriya rero ari ukuntu mushobora kumbwira indwara abagabo barwara ariko abagore badashobora kurwara imisuwa buriya umugabo arayirwara ariko nta mugore yirwara imisuwa ntago ari nyandagazi imisuwa ntago ni indwara ifata kuri moteri y'abagabo imisuwa ntago ari nyandagazi imisuwa gushobora kuba ariyo prostate ahubwo prostate kuko nayo ifata kuri nuzi moteri ya kwaje kwa poto twatubaro tubiri twa mapera abiri ni ukuvuga rero ahubwo imisuwa niyo prostate ahubwo prostate ni ukumenya icyaba bivuze mu rundi rurimi imisuwa ni mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda none ko numva ibiyizi none ifata gute yo kunumvise ifata
iyo wayirwaye zira gahunda n'iki? ahubwo icyitaro cyo ntaza bwo zira gahunda ngo ziragenda zikabyimba zikangana nka baro ku buryo ushaka kuba uyirwaye shaba bakagira ngo ni umupira wa baro wibye nka Respo cyangwa APR. gusa wenda biratandukanye bitandukanye na prostate kuko prostate yo bavuga ko ari kanseri ifata hari ahantu biratandukanye rero ntabwo ubwiye ni kanseri indi yo zira gahunda ngo zirabyimba waba unagenda umuntu agatabwe tura arwaye misu ugenda mu yindi system muri se hanyuma nizo ndwara buriya ubundi za amibe ni nk'izaba abangaba baba amibe ni inzoka ni indwara zanyu nyine wese ko warwara sikarisi ntabwo nayirwara nkawe urabona nk'ubu nkumbara nk'umwana nubwo uri umusaza mbara nk'umwana se gute kuko utahigiye ushakiye uribana nese umwana bataka urya ubonye uhuye n'ibiraha mu muhanda uhuye n'ibiki mu muhanda uratamye ninde ukurusha kurya twatuvurusha twasimbuka two mu muhanda ariko ngewe nubwo narya mu ruhande mbanzi yuko ndi butahe kwa madamu dusabe ngasanga dusabe yatetse nk'umuntu ufite umugore aho bari umacishaje kuvuga ko abasiribateri ari bo barwara za amibe nk'aba ngaba barya aho babonye kuko uyu nguyu ahagezeho sararya haba mu biraha haba muri twavoka arakeye ugashati karasa neza arasa neza kabisa n'agapantaro karogera buriya yamufuriye mwaratandukanye se ubundi mwarabaye kunyo wishinja ngo mwaratandukanye mwarabana agatabwa mutubwira ukuntu mwarwanye mu Bugesera zase mu Bugesera uraza kubitubwira neza ariko tubice mu cyamo muratumiwe mugiye muri hoteli y'inyenyeri zingahe murangije mufatanye mu mashati mutangiye kwerekana indangagaciro zanyu na kamere zanyu zidafututse ura musaza so twigira kuri stage tujya gufana mugenzi wacu yadukubise imitego tujya gutetongera turaga Kanyombye ngewe buretse se ngenda namwiyamira hano niba tujyanye ahantu ntago bivuze yuko atuyobora uri umuyobozi wanjye cyangwa se ushaka kumanaginga ushaka kunkomandinga nkane ngiye mfite uburenganzira bwo kwikontorora ahantu hose ndi ariko yabahaye ikiraka niwe wabesheje ahubwo naze tumwishyuze wabesheje ikiraka ku buryo ngewe yajya erega buriya hano katano uko bimeze katano ntabwo ndi ihene yawe n'undi munsi nazo nuko ngo niwe waduhesheje ikiraka enda kuko hari igihe yigeze kujya kwakorera yarasanzwe aziranye n'umubosi ariko umubosi ashobora kuba aramwitinda ashaka kuzana na Nzovona yaka biba ngombwa ko adushaka hagiye kugenda wenyine ntibamuha akazi ega ibintu byose ni magirirane by the way oya ngewe ntago ari hariya gusa Kanyombye ngewe n'umuntu nzi Kanyombye ahantu hose abashaka kwigira komanda abashaka kwigira umuntu uyobora abandi noneho kandi nabonaga umutunze ku itabi oya niyo isigaye aguraga 500 yakagiyeyo yakahombye meshi yakamwe nagiye afite nk'ibihumbi 10 byose itabi isigara aguraga amafaranga 500 noneho Kanyombye ntago ari uyisigara imwe kambanye ngubwire kuri Kanyombye ahantu hose twigeze no kujya gushutinga ahantu nta nubwo ari hamwe gusa abashaka niba bapanze script yageze arabihindura ngo ya ngo mushyire kamera hano ngo settinga ngo cameraman ngo ya ngo background ngo wapi ngo hindura hano ibintu byose abashaka kwigira bamenya ngo ni umurigendi ngo ni umuntu wa danje ibyo ngewe rero rwose Kanyombye urwego ntongere kuri ngewe kanya raza kubimusobanura oya ndabimubwirira arabishira amafaranga nta nubwo yabishyuye nta nubwo yatwishyuye ntabwo yatwishyuye njye naranigaruye ngiye kutiki nanjye kwigarura naritegeye urumva ukuntu namwe muri kandi icyo twari dufite akazi uwo munsi nari gukora nkumbi nka senkana murakanga kujya guhobagira mu urumva rero Kanyombye buriya ni ukwitakariza icyizere ubu n'umuntu wakongera kunyenera kamuntu nkabwira niba ari Kanyombye rwose genda ukorane nabo gusa ntago nakongera kugendana nabo icya mbere yigira nyirandabizi icya kabiri ni agasambu nose amafaranga bamuhaye yarayaduha yahe ahubwo nazo yatwishyura none se wowe ko wagiranye ubwo bushamirane na Kanyombye uyoboka kujya ku Rwanda kaguza narabakizaga no kuri kumana mu ijoro nje naratabaraguye ahubwo ntabwo yagukaraze wowe wagiye kukujugunya hasi nka mwata ahubwo ni wowe nashatse gukubita nta nibyuzi wari wasinze nasinze njyewe ntabwo namushije ivide kubera wowe tagaza
ahubwo wowe nta n'ibyuzi rahe yamaye agukarega turi kuri stage imbere ya nuzi imbere ya crash wasize ibiki wangu nge nsinda niwe yabanje no gukubita namenye ubwangize bwo kujya kurara muri lodge baduhaye abandi bakarara bagenda mu mihanda nyina Kanyange ntiyaryamye Yakamwa ntiyaryamye Yakamwa twakubitanye hano ndamutse wagiye muri coaster ayinjiramo ahita ivamo ku kanya ahita ajya hano arakaburi bakita ngo nimba ari kiwe akageze muri mbasane katarafungura Yakamwa yanyambuye ingofero yanjye igikapu cyawe se kiriye igikapu cyo yagise muri coaster ndakimujyanira ejo nagihaye ku nganje oya igikapu kirahari kiri nta mafaranga yari arimo nayo nta kintu na kimwe cyari kirimo n'imyenda yayivanyemo ayo nagitaye mu modoka ariko ntabwo wari uzanwa cyagiye winjiyemo waje ugafite ndanakubwize kuki batari bakakwibye uraceceka wicara ubwo rero muri makeya ibyo story zanyu zo mu Bugesera reka Kanyombya agere hano turaza kuzigarukaho neza kandi araza kubeha amafaranga yanyu live kuri kamera arayatuhada ibyo turaza kubigarukaho ariko rero hari abantu banambwiye ati ari ukuntu mujye muganura kera ngo mwaganiraga mugashyiramo n'utuntu tw'ubwenge mwese muri abagabo mufite abagore abadafite abagore mwigeze abagore ariko abadafite abagore barabigeze ubwo se n'inducyure n'inzovu sasa ari ikintu cyitwa abantu bambwiye mu bibazo bambwiye nzababaza ari ikintu cyitwa placenta placenta umunyamashuri banza bisobanura erega ushobora no gushyira kugereranya ugatekerezwa nk'ubutize senta ndabanza mpere kuri senta senta sariyo senta ubusi sara mu mujyi hafi kwa Rubangura n'abantu bita muri senta pra ni nyine urumva senta ni mu mujyi nukubaka ipra harimo inzu nukubaka inzu mu mujyi wa Kigali ni mu mujyi hafi kwa Rubangura placenta ukuntu bihabanye cyane niba placenta niba sinyababyeyira nyababyeyi aho umwana aturuka uribaze ukuntu wabaye pla yo mu mujyi ni pra harimo senta ni mu mujyi pra ni ukubaka inzu pra senta ni ukubaka inzu ese pla ni ukubaka pra ni ukubaka harimo construction construire ni societe yubaka yanzu niyo hari ushaka kubaka pra ukabwira iti ndashaka pra y'inzu ihengamye gutya yicuramye none hakaba na societe izubaka iyo nzu ariyo yitwa contradiction zirahari azoma yakurikiye contradiction dushobora kuba twaje ariko abukuntu twose ababizi rero contradiction ikinyarwanda twese turakizi yaka n'umukongomani utakizi guceceka ni amagambo dukoresha twese twende kwegura ijambo kwegura kwegura nk'urugero kwegura n'ukwegura nk'ubu Yakamwana ashobora gusinda yakwikubita hasi inzovu nkamwegura akongera agaragara tugakomeza uvuga ngo kwegura ni ugukora iki ni ukwegura ikintu kiryamye cyaguye hasi which means wakwegura icupa wakwegura igiti wakwegura umuntu wakwegura ibintu byose ari no kwegura bavuga ngo ubona tuvuye nshobora kuba ndi nka minisitiri avuga ati ngendeguye ku kazi sasa uniho ndashaka ko dutinda ndeguye hari hari kwegura koko na minisitiri cyangwa na perezida ashobora kwegura nubwo buri na mudugudu na giti nibyo sasa nshaka ko dutindaho ngo meya yeguye nyine hani inshingano ziba zamunaniye agahita ahubwo wenda bavuga ngo yegutse gusa yaba yeguye muri makeya aho yarari ari meya iyo opposite cyangwa se imbusane yo kwegura ubwo ni iki kwegura n'ukugwa ubwo ni ngo yaraguye aho yarari yaraguye muri izo nshingano areguye arabyutse se kuki nta wundi muntu wamweguye kuki nta wundi twavuze yuko ahubwo njyewe numva kunanirwa izo nshingano ariko kugwa iyo amaze kugwa se iyo amaze kugwa icyo gihe hazaba undi uzamwegura ngo yeguye abantu baze kubidusobanurira wamugani yeguye iki kandi tuvuze ko kwegura gukunira icupa ryaba ryaguye nkaryegura tase nk'abangagwa bahiza akanyegura sasa wowe weguye mu nshingano
uri meya weguye mu nshingano kakazi kawe kavuyeho none se weguye mu nshingano gute ni ukuvuga ngo wari warazi ahubwo yari yaraguye guteze ahubwo areguye wenda nibwo agiye kubikora umuntu urabona iyo yeguye ahubwo mba noneho ko ari bwo aregutse urabona meya reka tubaze meya iyo ari muri biro yiwe aba yicaye ku ntebe izenguruka ari kuri mashini none nyuma areguye iyo yeguye ya ntebe niya mashini abisiga muri biro ko nta bijyana ntabwo biba ari ibye agahita agenda ya ntebe hari undi muntu uzamusimbura akayicara n'aya mashini akayisigara neza kuki yabavuze iyo tuvuze ngo kwegura rugamba bavuye kuri yegutse kuri ya ntebe atigeze agwa nese ya ntebe ayivuyeho ayiva araryamye no nyuma hari undi umwe naro utanze urwo rugero kandi bagatangiye kugenda ruzamo urumva meya bayicaye muri bavuga ngo abagore ngo babahaye intebe ngo aho kuyicara ngo ahubwo bayihagararaho niko nsigaye n'ubwo bantu bavuga mwese ngo babahaye intebe n'ikinyarwanda gikomeye ngo babahaye intebe ngo bicara ahubwo bayihagararaho kumva barakubwiye ngo minisitiri w'intebe kandi intebe nizo yicayeho tujya twumva ikinyarwanda none se ubwo ari minisiteri hano mu Rwanda yitwa intebe oya nyine kuki bavuga ngo minisitiri w'intebe ni ukuva n'ubu turebe ariko minisitiri w'intebe n'abayobora guverinoma n'abayobora abandi ba minisitiri neza kuki batavuze ngo minisitiri w'intebe minisitiri iyo baba basi minisitiri w'abandi minisitiri ukuriye abandi minisitiri ukuriye abandi cyangwa minisitiri wa guverinoma cyangwa minisitiri wa guverinoma ariko minisitiri w'intebe none se si yaba hose yaba chairman minisitiri w'intebe none se ayobora intebe ko ayobora abantu tujye mu cyongereza nabo tubigirane chairman cyangwa chairperson chairman ari uwo twitaga chairman ubundi aba ari titulaire chairman aba ari titulaire aba ari siwo ni ukuvuga ngo titulaire ngira ngo ni umuntu titulaire ubundi titulaire aba tuvuge wenda titulaire w'urubyiruko titulaire ni ukuvuga ngo wenda tuvuge nk'uruganda uri hejuru y'abandi ukuriye urwo ruganda niwe titulaire nuze se kapita abayoboye abafundi kapita ni nka manager oya kapita naba ari umuyobozi manager ntabwo kapita ubundi nta cyabakora tuvuge wenda tuvuge nk'akabari nuva akabari boss abahari gafite manager uri supervisor rero ni ukuvuga titulaire ariko abari boss niwe titulaire oya boss bamwita boss abari boss mbere ya boss mu kabari kangura urugero niwe titulaire nibyo bavuze ngo titulaire nekereje impamvu nyeka impamvu urumva iyo ntebe ni intebe iyoboye izindi wenda n'urugero dufashe urugero wenda bari mu nama iyo bari mu nama bicara gutya mu nama aba minisitiri bose ariko akaba ari intebe yiwe yica ntago bayicaye n'aba minisitiri ashaka kuba bari imbere gutya afite ibyo arimo kubaha amabwiriza urumvisha aho ngaho noneho byibura aho ngaho urumvi kubyumva titulaire ni umuntu ubahagarariye abandi cyo bishatse kuvuga nabo bavuze titulaire cyangwa se chairman umuntu hano uhagarariye groupe runaka cyangwa se umutwe runaka urumva rero nuko ngo kwa gatanga ariko bintu ni sawa cyane inzovu zite very nice bintu ni sawa ariko umuntu wakogoshe uyu munsi yakubeshye yanyogoshe nabi n'umukobwa wanyogoshe noneho wegoshwe n'umukobwa shamoya n'igihumbi yanyogoshe igihumbi mwana tipe ya sensa kuko yanshimye mu matwi amanuza kuri ugutoni mbari kuri ugutua ikira mu matwi amesa mu mutwe n'utuzi dushyushya najya mayina tipe ya sensa saro bogoshera ngayo abantu yanciye igihumbi mu 500 nishyuye cyatanu ni ariko none ubwanwa ni yakubogoshe yandyagaguye ntiyabukuyeho umusatsi wose yawusizeho wabonye umukobwa wogosha muri soko n'umukobwa ahubwo uwo mukobwa ashobora kuba yari ari muri stage ariko kwigiraho kogosha hari abakobwa bazi kogosha ariko kigaragara ngo ibyo ngibyo nibyo bari muri stage
uburyo bwo kwishakamo ubuzima no gushaka igisubizo abantu bagahiga amafaranga niho ahandi noneho usanga umukobwa yaraje muri sekiteri yo kogosha noneho abantu bamwe na bamwe bafite imvugo nk'izo ngo babahaye intebe aho kwiyicaraho bayihagararaho kubera iki usanga umukobwa asigaye yogosha ariko mu by'ukuri nta namwe byanditse ko umukobwa basigaye batwara moto je nta mukobwa wantwara rero neje bundi yaraje arambwira ati waretse nka gutwara kuko yakanambwira ati oya ko kizatagutwa ntabazimu yangane rwose ntago wowe wantwara je n'umugabo mugenzi wanje ntware mfite wasi none kuvuga ngo ntwarwe n'umukobwa je ninya gupfa mwana nubwo wenda nzapfa ariko ninya urupfu none zuko wumva ko wari uzi ko abakobwa bazi gutwara moto kurenza abagabo wowe wishizemo cya kintu nicyo cya kintu rero n'aba bantu biyo ngibwota amasimbi ngo na abera nabari ukuntu batinya birabura iyo yagiye mu modoka kabone twarwa n'umwirabura wenda iri iwabo yanga kuyijamo aba yumva muri mentality aba yumva ko umwirabura adashoboye nawe wumva ko umugore adashoboye oya umugore arashoboye umugore arashoboye ariko hari bimwe na bimwe mwana umugore atapfa gushobora hari bimwe na bimwe umugore atapfa gushobora nuko wenda muvuga ngo nabo barashoboye yego barashoboye pe ariko hari igikorwa rwose umugore rwose ubona kitaberanye n'umugore atabasha kabisa we kogosha by'umugore yabikora ibyo ni ibintu gutwara moto no gutwara moto ashobora kuyitwara ahubwo mu minsi mike basigaye batwara n'amakamyo indege ibyo ntabwo ari byadanjwe sivora se hari oya nta ndege igira vora nta ndege igira ariko hari ibindi bikorwa rwose indege igira ibyo bita amabuto imibare ugakanda gutya foringi bayobora nk'iriya yo mu bwato cyangwa yo mu mutwaro indege hari buto akora kuki bavuga se ngo bura ngo umuntu utwaye indege aba yarize imibare abamenya buto imibare ese ntabwo ujya ubona mu ndege ko ari akantu ganda kurura gutya agira gutya urandenganya indege nese nabo bakorera perime bisanzwe perime y'indege nta ndege igira perime nuko indege aba yarangije amashuri yarangije amashuri za universizo z'i Burayi nta bintu bya perime y'indege ibaho perime akajya mu mashuri yo gutwara indege perime y'indege wajya mu kirere kwa ngo ugiye kwiga amategeko y'umuhanda mugiye gukora ariko abaye amategeko no nese ari nese mu indege haba feruje se oya ariko amategeko nayo arari ubugongo ikize mu kirere uburyo ushobora kumanuka ku kibuga cy'indege ushobora guhaguruka ku kibuga cy'indege hari amategeko icyo namaze kubona indege zose zituruka ikabuga Kabeza zigana i Kanombe nubwo waba uturuka i Burundi nubwo waba uturuka muri Kongo kandi Kongo ntabwo iba za Kabuga Kongo iri za Gisenyi gute kuki sitaturuka icyerekezo gituruka Igisenyi ngo erega biriya bintu cyane cyane ibyo bakubwira ngo ababikora barabyiga abarimwe amategeko rero kandi indege zishobora no kubisikana ariko ari ebyiri bisikana imwe iri hasi indi hejuru altitude urakizi ntabwo mbizi altitude ni ukuvuga ngo nizo bagenda baba bazi indege igendera kuri altitude yahawe ntishobora kuva kuri altitude yahawe nibo bavuze ko ugendera kuri altitude iri hano iyi ndi bayihaye kugendera hano ku buryo muri bisikane nta yindi gonzi iyo altitude nta yindi ndege ishobora kuyivanga ubwo nimba bamayanga nta kuntu ayizamura hejuru nawe ushobora waba ugiye mu muhanda w'abandi kuko ari utudege tujya tunyura hano mu Rwanda iwacu tw'abarusiya duto tuba turi hejuru dukunda gukora imihanda ukabona turi hejuru izindi zose izindi zikaba ziri hano kuko akajya hejuru iriya bayita Boeing we iriya ari indege nini cyane iri ubona iri gutambuka inyuma hari akarongo kari gusigara kameze nk'umwotsi iriya ari indege nini cyane iriya bayita Boeing nyine kubera ko ibiri kuri ubona ari gatoya ariko iriya bayita Boeing aba nini cyane kurusha n'izo ubona hano hafi izindi ziba zigendera ntabwo ari iy'abarusiya gusa abarusiya si nibo bagira Boeing ntabwo ari iy'abarusiya ahubwo si ikibazo kindi cy'amatsiko Boy ni kinzo boy se sira supu bamwe mu gitondo cyo bita boy this is a boy ni boy ingini this is a boy this ni 10
this is a boy. this is boy yakasubiza nawe ibyo bintu biranga naho se bavuze ngo garso garso ni umuhungu nyine mbona nshaka kugira ngo tumenye boy ni umuhungu ira boying nanone boying ubwo se nimba boy ari umuhungu boying twavuga se umuhungu w'indege cyangwa indege y'umuhungu byangibyo cyari umuhungu w'indege aha boying yaga biriya biraducanga hari n'indege bita petit porteur petit porteur bari akadege gato yakari muri mwayene cyangwa ubwo na drone petit porteur cyangwa ni drone gatwara abantu nka bane ntabwo ari drone gatwara abantu nka bane muri tayari kujya mu ndege tukajya ari ikirere cy'indege kiri Kamembe kiri Bugarama kiri Ikamembe ubu wavuye kwizimbura tayari kujya mu ndege ngiye mu ndege hano ngende iminota 20 nkunda kwisinzana na 408 tuzagire nta kibazo nimba umuterankunga ariko wowe wanaruka mwana ikibazo waruka ese ariko se mu ndege waruka hasi umunota 20 waburutse uruka muri za modokari zimara amasaha 6 ku butaka ese niye fenomene ibaho kugira ngo umuntu aruke yagiye mu modoka ni bituruka ku myuka ku biki hari igihe umuntu ashaka kugusura mu modoka bitewe n'urugendo mwakoze umusozi wakunuki ugahita ujya agasese mu kanwa cyangwa ariko numva bavuga ngo buriya ngo kujya mu modoka nk'uko nakunda kuruka ari utunini bagura ariko ngiye sinshobora kuruka mu modoka nubwo yakora amasaha 6 ngiye nigeze kuruka mu modoka ahubwo kuruka mu modoka ni kwa kundi uba utamenyereye kugenda mu modoka none wayijyamo aribwo bwa mbere ukajya isereri ikakuzunguza ari ibintu utamenyereye isereri no mu bwonko waba wariye ukaruka ariko iyo umaze kumenyera kugenda mu modoka usanga n'abantu benshi baruka mu modoka ari abantu tuba duturutse mu cyaro iyo hepfo gora ntabwo umuntu aba kweruka kugenda mu modoka umuntu yabagenda mu modoka umuntu ugenda mu modoka buri munsi kera ngifite nk'imyaka nk'irindwi ngenda mu modoka ndi kumwe n'ababyeyi najya kubona imodoka ikagenda wajya kubona ibiti birimo kwirukanka wajya kubona ko n'umuntu wajya kubona ukabona umuntu yikorera agataro arirukanse wajya kubona inka ukabona zirimo kwirukanka biriya nibyo bituma umuntu aruka ariko umuntu usanzwe agenda mu modoka ntabwo ashobora kuruka ntabwo nyiruka njyewe ni ukuvuga ngo njye nigeze kuruka mu modoka nanjye icyo gihe nari mvuye Rubavu ndi kwerekeza Igicumbi icyo gihe amashashi yari agihari bangurira agashashi k'umukara kaburaga niba ari igiceri cy'icumi twadushashi tw'umukara barambura agakubite ku munwa ugenda urukamo wageze ibyo mbukuru ndi kuruka nduka ubugari imyumbati amasosi urumva uzi kuruka ubugari ishashi ndayijuga